reka nongere nguhe ikaze ku Muryango TV. Uyu ni wa mwanya mwiza rero nkugezaho amakuru habagezweho aka kanya. Rero inkuru tugiye kubagezaho nuko RIB yataye muri yombi abafana bakekwaho gukubita umukinnyi wa Gicumbi FC bamushinja amarozi. Ni inkuru iri ku gihe, ndaje nyikuramburire nkubwire ese RIB yabafashe gute, ese bafungiye ahagana hehe. Wowe gumana natwe, nkibutsa gukanda aho hantu hari ibara ry'umutuku, nkibutse kusangiza bagenzi bawe izi nkuru, usharinge bigere kure. nkubwira yuko njyewe nitwa Doni Dodos kuri Facebook page, nuko Instagram, nuko tukabasha kuzajya tubana buri gihe. Ese muratwemera? Twe turabemera byanyabyo. Reka nze iyi nkuru nyibaramburire. Ni inkuru iri ku gihe ifite umutwe ugira uti RIB yataye muri yombi abafana bakekwaho gukubita umukinnyi wa Gicumbi FC bamushinja amarozi. Ikomeza igira iti urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abafana bakekwa ko ari ab'ikipe ya APR FC bakurikiranyweho gukubita rutahizamu wa Gicumbi FC umunyagana uzwi nka Takabalala bamushinja amarozi. Takabalala yakubiswe ubwo yari asanzwe mu rwambariro rwo kuri stade Mumena, ubwo abandi bari mu mukino w'umunsi wa 12 wa shampiyona wahuje Gicumbi FC na APR FC kuri uyu wa kabiri. Uyu mukino wavuzwemo amarozi warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ubwo abanyamakuru basangaga uyu munyagana mu rwambariro ari gutaka cyane, yavuze ko hatazi abamukubise n'icyo bamuzizaga. Yagize ati ntabwo nzi icyo nakoze, nabonye bankubita, nababwiye ko ndi umukinnyi bo barankubita ariko ntabwo nabamenye, ntabwo nzi icyo nakoze rwose. RIB ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yatangaje ko yataye muri yombi abakekwaho gukubita uyu mukinnyi, ndetse kuri ubu hari ibyo bari kubazwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo. RIB yagize iti gukubita no gukomeretsa ni icyaha kandi gihanwa n'amategeko, nta muntu n'umwe wemerewe kwihanira. Ababikoze bafashwe bariho barakorerwa dosiye kuri RIB sitasiyo ya Nyamirambo. Uwo bita Mutabaruka Angeli Mutabaruka yagize ati ese abafana ba APR FC bo bemerewe ibingibi gusanga umukinnyi wa Gicumbi muri vestiaire bakamukubita kweri? No. Amakuru hajyanye n'imyirondoro y'abo bafana ntarashyirwa ahabona. Uyu mukinnyi uzwi nka Takabala nta byangombwa afite byo gukinira Gicumbi FC nyuma yuko atabonye ku gihe ibyangombwa bimwemerera gukorera mu Rwanda nk'umunyamahanga. Amakuru hagera ku gihe avuga ko kuri bari mu ikipe nyuma yo guhabwa amasezerano, ariko akaba adakora imyitozo ndetse ari gushaka amafaranga hazamusubiza iwabo hamwe n'undi mugenzi we bazanye muri Gicumbi FC. Yalla, reka tumwihanganisha rero, ariko ibintu byo gusagarira abavandimwe mugabanye kabisa. Reka mbyibutse rero gukora subscribe, mwibutse gusangiza abandi bagenzi bawe izi nkuru, ntimwibagirwe yuko tubakunda cyane. Mbibutsa social media zanjye, Facebook Doni Dodos, ugakora like, Instagram ukamfollowinga, naho ni Doni Dodos. Gumana natwe rero, ntabwo uzicuza.